Yes, turabasuje mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Nkuko mubimenyereye, nitwa Habumugisha Pacifique. Nkuko mwamenyereye ko tuganira ijambo ry'Imana, ndifuza ko twongera kuganira ijambo ry'Imana. Dufite insanganyamatsiko cyangwa topic ntego y'irivuga butumwa n'isengesho rivuga ngo Imana itwigarurire. Naritegereje nsanga nta kindi kintu dukeneye, ntacyo kindi turi kubura kuko twumva cyo twarumvise, kwigishwa twarigishijwe, ahubwo dukeneye imbaraga z'Imana zitugarura ku rufatiro kugira ngo dukomeze ibyo twabwiwe n'iby'Imana yatubwiye. Niyo mpamvu mpora nsenga mvuga ngo itwigarurire, kuko narebye nsanga kutwigarurira byari byinshi, byari kutujyana hirya byari byinshi. Numva ngize icyifuzo cyo kubwira Imana kugira ngo itwigarurire. Rero mw'ibi bihe turimo, bifuriza kugira ngo mujye muhora mwinginga Imana ijye ibigarurira. Mu gihe ushutswe, mu gihe uteshutse, usenga isengesho rivuga ngo Mana nyigarurira kugira ngo ibintu bigende neza. Imana iduhana umugisha. Rero ndifuza ko dusoma ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice ni 12 umurongo wa 12. Haranditse ngo nuko mumanike amaboko atentebutse, mugorore amavi aremaye, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose ahubwo gikire. 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, numva nshaka kugira ngo tuze kuvugaho igihe kitari kinini. Haravuga ngo nuko mumanika amaboko atentebutse, kandi mugorore n'amavi aremaye. Intego cyangwa inshingano ufite nizo kuba wamenya ko wananiwe cyangwa imbaraga zawe ari nkeya, ukemera ko wananiwe ukamanika amaboko kuko imbaraga zawe zashize. Bishatse kuvuga ngo nimusabe imbaraga Imana, kuko mubona ko ibintu bibagoye muyamanike. Nimumara kuyamanika amaboko atentebutse, mumanika amaboko atentebutse. Mu Kinyarwanda kizima ni mwemere intege nke zanyu, kuko amaboko yanyu yananiwe nimuyazamure, muvuge ngo ni wowe dukeneye Mana. Nimurangiza mugorore n'amavi aremaye. Bishatse kuvuga ngo bishoboka kuba amavi yarananiwe, mwongere muyagorore. Abantu mutari mubashije gusenga, mwongere mugire uburyo bwo gusenga, mwongere kwinginga Imana ibaha imbaraga zo gusenga. Ayo mavi muyagorore kugira ngo ube muzima mu buzima busanzwe. Imana iguha umugisha. Ananjye aravuga ngo kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose ahubwo gikire. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo nimugerageze muharure n'inzira, muharure inzira kugira ngo havemo ibinogo, havemo amabuye, havemo ibishyitsi. Nimumara guharura izo nzira, abantu bacumbagira kugira ngo bataza gutsikira rwose, ahubwo izo nzira muziharure kugira ngo abafite amaguru cyangwa ibirenge binaniwe bidatsikira ibirenge bikavamo, ahubwo mugerageze muharure inzira. Mbifurije kugira ngo muze kwinginga Imana cyangwa muze kwemerera Imana, muzamura amaboko. Abari bananiwe, bamufite ibintu bibananije, dufite ibitunanije bituma tuzamura amaboko. Ariko umfashe tuzamura amaboko, tubwire Imana ngo twe turananiwe, tubwire Imana ngo dore biragoye, ariko twizeye wowe niwe ufite ubushobozi. Kandi abantu batentebutse bacitse intege basaba Imana ibaha imbaraga. Ageze hepfo 14 haravuga ngo nuko rero mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Aha ndashaka kugira ngo tuze kugendana. Bibiliya ibivuzeho iki? Iravuze ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose n'uwo kwezwa. Ndashaka kugira ngo tuvuge ko icyo kivuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, niturangiza tuze no kureba no kwezwa, kugira ngo iyi si tuyibemo neza kandi tuyibemo bikwiriye umukirisitu. Nuko twiga kubana n'abantu bose amahoro, nubwo bitoroshye, nubwo bigoye umuntu, ariko dukeneye kubana n'abantu bose amahoro. Niyo mpamvu uwandikiye Abaheburayo yarabibabwiye ngo nimugire umwete, nubwo bibagoye mugire umwete. Mwene data mushiki wanjye, ndagusabye
gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, cyo ni kimwe n'uwo kwezwa. Arangira avuga ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Naragenzuye nsanga kubana n'abantu bose amahoro byaguhesha ibisubizo byo mu isi, ariko kwezwa byaguhesha ibisubizo byuzuye byo mu ijuru. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Imana mu gukora kwayo mu isi ikorera mu bantu, hari ibintu byinshi bigenda bipfira mu bantu kubera uko umuntu abanye n'undi. Ugasanga afite umutima mwiza, ashobora no kukugirira neza, ariko bitewe n'uko mubanye akabura inzira acamo, akabitinya, akibaza ahantu yaguhera. Icyo kintu yarakuzaniye wenda ukakibura, atari uko nyiri kukiguha atashaka kukiguha, ahubwo ari uko yagutinye kuko nta mubano mufitanye. Umwanditsi rero nabirebye arabivuga, aravuga ngo mushobora kuba mwarasenze ndetse n'inzira mwaraziharuye n'amaboko mwarayazamuye, mwarabyeretse Imana, ngo Imana ikamanuka ikabasubiza ibisubizo, ariko mu kubasubiza ibyo bisubizo bigaca mu bantu. Iravuga ngo rero kugira ngo mubibone nuko mugira umwete wo kubana nabo amahoro, kuko nugira umwete wo kubana nabo amahoro, bya bindi Imana yohereje mu bantu bizakugeraho mu buryo bworoshye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo ubanye n'umuntu neza, iyo umuntu muri inshuti, iyo umuntu musabana, no kugira ngo agire icyo agufasha cyane kugira ngo yumvire ijwi ry'Imana biroroha cyane kuruta umuntu utageze n'aho akuzi cyangwa mutabanye neza. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba agiye kukugirira neza, akaza no kuyoboza muri quartier atakuzi, yakagwa ku muntu mudahuje, akagera ku muntu mudahuje cyangwa mutari musanzwe mubana neza, yamubaza izina ryawe aho kugira ngo amusubize icyo amubajije, akamubwira ububi bwawe mbere yuko anamubwira ikimuzanye, kubera kwa kundi mubanye. Ariko ndi kukwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Hagati aho ngaho biragoye kandi si imbaraga z'umuntu zapfa kubishobora. Niyo mpamvu ninginze Imana kugira ngo tujye tuyisaba mwaya masengesho tuba turi gukora twumva ijambo ry'Imana, tuvuge ngo iduhe imbaraga zo kubana n'abantu, kuko kubana n'umuntu biragoye, kuko umuntu arahinduka, umuntu mushobora kuvugana mu kanya mu kandi ugasanga yaguhindutse, ariko tugira umwete wo kubana nabo, kuko mu isi niho ibisubizo 99 bica kugira ngo bigere ku Imana ibitumyeho. Aravuga ngo n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kwezwa mu isi turimo tuzabihemberwa mu ijuru. Nukuvuga ngo iyo ugize umwete wo kwezwa cyangwa gukiranuka, mu isi ntago bahahembera ibyo bintu. Ako kazi mu isi nta mushahara wako haba, umushahara wo kwezwa ntawo, ariko mu ijuru riyo. Niyo mpamvu muririmbyi waravuze ngo bazajya mu icyo gihugu n'abazaba bambaye umwambaro wera. Nukuvuga ngo uwejejwe ni uzajya mu ijuru. Mu Kinyarwanda kizima cyangwa mu buryo bwiza, umuntu wese wejejwe ni uzareba umwami Imana. Niyo mpamvu bavuze ngo umugire umwete wo kubana n'abantu. Aravuga ngo n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Bishatse kuvuga ngo itike yatuma ureba Imana nuko waba wejejwe. Hezwa se umuntu umeze ute? Ubundi hera icyari cyanduye. Kwezwa, ndumva nshaka kugusabira kugira ngo uze kwinginga Imana ikwezi. Hari ibintu byinshi byakwanduje, hari ibyaguhindanyije, ariko tuze gusabana Imana imbaraga kugira ngo ize kukugirira imbabazi, iguhe uburyo bwo kwera cyangwa ize kukweza, kuko nta kindi kweresha ni amaraso ya Yesu. Nuko umwemerera nk'umwami n'umukiza, yarangiza akakweza. Ndumva ngusabiye kwezwa n'Imana. Uyu wandikiye Abaheburayo yarabivuze, aravuga ngo rero nimugire uwo mwete mwezwe. Aravuga ngo kuko utejejwe atazareba Imana. Kubera iki utejejwe atareba Imana? Nuko Imana nayo yera, kandi ikindi utejejwe ntazageraho Imana iba, kuko naho harera. Abantu benshi bajya babishidikanyaho, abandi bakabura uburyo babifata, ntibabisobanukirwe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibintu byinshi by'abakiranutsi ntago bazabihembererwa mu isi, kuko mu isi ntago ariho umukiranutsi azahemberwa. Ibyo duhembwa mpamya ntashidikanya ko bishoboka ko yaba ari nk'impamba y'urugendo,
akaba ariyo turi kugenda turira mu rugendo turimo. Ariko kuriramo impamba ntibivuze ngo ubugeze aho ujya. Impamba kenshi na kenshi uyirira mu nzira kuko uba wizeye neza ko aho ujya hari ibyo kurya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ibi bintu turimo, uru rugendo turimo, ibisubizo turi kugenda tubonamo, ibyo kurya turi kubonamo, amafaranga, ibi byose ni ibidufasha kugira ngo tube mu rugendo neza. Mbabazwa n'iki rero? Mbabazwa no kubona uri kubona impamba aho kugira ngo uyirye neza kugira ngo izakugeze aho uzajya, ukayimarira mu nzira kandi utararangiza urugendo, cyangwa ukarya vuba wumva ufite ifemba, wumva ufite umururumba, kandi uzi neza ko imbere hakiri urugendo rurerure. Rero ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo gira umwete wo kwezwa, kuko uwejejwe ari uzareba umwami Imana. Ndagira ngo nze kugusabira imbaraga zo kwezwa, nze kwinginga Imana kandi nawe uyemerere. Ushobora kuba hari ibintu byinshi byakwanduje, ariko nje kugusaba kugira ngo wezwe. Numara kwezwa, Imana izabana nawe, kuko Imana ni y'abantu bejejwe, ni y'abantu bera, kuko mu ijuru rizaba iryera. Nagira ngo nkubwize ukuri, hari abantu batabizi banabishidikanya nk'uko nabivuze. Hari abantu bagira ngo kuba ubana n'Imana neza nuko utunze cyane, nuko ushobora kuba uba mu nzu ikomeye, kuba ugenda mu modoka ihenze. Biriya ntabwo ari byo bimenyetso by'uko ukorana n'Imana, ntabwo ari byo bimenyetso. Ahubwo ikintu cyashimisha cyangwa gikomeye ni umubano ufitanye n'Imana. Aho ibintu byo bizarangirira mu isi, kuko isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava. Imana duhana umugisha. Nje kukwifuriza, nje kugusengera, nkusabira imbaraga. Nubwo byari byarakunaniye, urasenga, uraririmba, urabwiriza, ariko kubabarira byaranze. Nta utababariye, Imana nawe ntiyakubabarira. Nagira ngo nkwingingire Imana ize kuguha imbaraga zo kubabarira, kuko nutababarira ntago uzareba umwami Imana. Hari abantu benshi bitwaje abandi ngo barabagushije, ngo kubera ngo kanaka bari kumpa urugero ngo niwe wambwirije, ngo none yaraguye ngo nanjye reka mbivemo. Ntago icyo ngicyo Imana nizi zirirwe kubaza uwakugushije, ntago ariko bimeze. Ahubwo nyiri kukugusha azabazwa ukwe, nawe ubazwa impamvu waguye kandi uzi ukuri. Ndagira ngo ubwire ngo ugire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Imana. Kandi bitumwa wezwa ni byinshi, kuko umwami Imana aje gutwara umugeni wiwe. Nje kugusabira imbaraga zo kwezwa, kugira ngo kuri wa munsi tuzabane n'Imana. Nagira ngo nkusabire Imana iguha imbaraga. Biragoye, biranaruhanyije cyane, ariko kubw'imbabazi z'Imana iragutambutsa, irakwambutsa ibyasaga nk'ibishaka kukumira, kugira ngo ikurokore ku munsi mubi. Reka dusenga Imana. Aho uri hose ndagusaba kugira ngo ufate akanya dusenga Imana, tuyibwire ngo kubana n'abantu biragoye, ariko nuduha imbaraga zo kubana nabo. Kandi niturangira tuyibwire ngo duha imbaraga zo kwezwa, kuko twamaze guhishurirwa ko utejejwe atazakubona. Kandi mbibutse ikindi kintu dusoza kugira ngo dusenge. Nagira ngo mbabwire ngo igihe cy'isarura nigishira, abakozi bose bazataha, kandi ni bose, nta mukozi n'umwe utazataha. Ariko ngo umwami wabo, buri mukozi bitewe n'umwami yakoreye, ngo umwami wabo azabakira, narangiza ababwire ngo mwakoze neza. Arabakoreye Satani, azabakira ababwire ngo mwankoreye neza. Arabakoreye Imana, nayo izabakira ibabwire ngo mwankoreye neza. Nagira ngo mbabwire neza, kandi mpamya ntashidikanya ko buri muntu afite ibihembo, afite icyo azahembwa, ariko si uzahembwa nande, ku gihe cy'isarura cyegereje kurangira. Ariko mbabajwe na benshi bari kurira ibisarurwa mu murima. Nagira ngo ngusabe, nkwinginge ngo nyiri ibisarurwa naza, azasanga ibisarurwa warabimariye mu murima, uzasanga ari byo bihembo byawe. Nari mvuze ngo abantu bari kurira mu murima ibisarurwa bakabirya biteze. Nari mbasabye ngo nimwihangane, igihe ni gito nyiri ibisarurwa akaza akaduhembera imirimo twakoze. Ngaho reka twinginga Imana. Ubereye mwiza bagutegereje, niwe munezero w'abakwizera. Bana natwe kubw'ijambo twumvise, nuduha imbaraga zo kubana n'abantu bose amahoro, uduhe n'izo kwezwa, kuko umwanditsi yaravuze ngo utera ntago azareba umwami Imana. Dukeneye guhabwa umwuka wera kugira ngo natwe tubabera, kuko ibi tubonera mu isi, mu ijuru hari umunezero utandukanye n'uwo mu isi. Mu ijuru nta bukode,
mu ijuru nta nzara, mu ijuru nta piriyave zizabayo. Niyo mpamvu nsabiye buri wese udukurikiye ngo muhe imbaraga zo kwezwa kugira ngo tuzakurebe. Ngaho bana natwe kandi umunezero wawe wo mu ijuru twifuje kuzawubanamo n'abera. Ngaho bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kubana n'Imana amahoro, amen.